Hello guys, hello nshuti zanjye, wowe ukunda gukurikira Joshua TV, ndagushimiye nguhaye ikaze hano kuri YouTube ya Joshua TV Rwanda. Nk'ibisanzwe aha ni mu mugoroba urimo ikibunda, ndetse umugoroba ufite byinshi usobanuye ku bantu bashaka imvura. Ndabona isa n'igiye kurwa, ndagusuhuje. Reka mubwire ngo wowe ufite ikibazo, nawe ufite kwiheba ni ukuri, egera Imana uyisenge, ndetse nanjye ndagufasha gusenga biragenda neza. Ikaze wowe uhora udukurikira, ndetse nawe umaze gukanda kuri subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, kandi nanagusaba ko wakomeza ugasharinga n'izindi nshuti zikaza zikatwiyungaho hano kuri Joshua TV. Uyu mugoroba rero twanyarukiye kuri KPS cyangwa kuri Kigali Pele Stadium. Tuhageze dusanga ikipe ya Kiyovu Sport iri mu mwitozo, aho yakoraga umwitozo neza cyane. Naje kwibaza ikibazo, ndibaza ngo Kiyovu mbona mu myitozo kibikomeye, ariko muri match ngasanga Kiyovu iri hasi. Waye ndashaka kumbwira, umanuka muri comment unyandikire umbwire ngo ikibazo ni iki, kizakemuka gute. Kiyovu Sport mu myitozo ni ikipe ikomeye cyane, kandi bigaragarira amaso y'umuntu uba uhari uhahora, ariko ikibazo ni kimwe, muri match Kiyovu sinyibona. Muri iyi minsi mike iri imbere, abizi ko shampiyona y'u Rwanda yaje gutangira, ariko Kiyovu iza kuba ifite ibibazo by'uko ngo idashobora kuba yasinyisha abakinnyi, kandi abakinnyi ifite batarasinya. Ni ikibazo kiri muri kafu ibanza kugomba gukemura. Ndagusaba ko wowe ubwawe niki wafasha Kiyovu, cyangwa niki wafasha ngo abakinnyi bari muri Kiyovu bemerewe kuba bakina shampiyona. Mu minsi iri imbere twumvishe umutoza wabo avuga amagambo avuga yuko Kiyovu idahari, icyo basabwa bazajya baraza bakine match irangire. Urumva ko bazajya baza gukina match ikarangira, ariko wa musaruro se tuzawubona. Kiyovu Sport ni imwe mu makipe akunda kugorana, igora APR FC cyangwa ikagora Rayon Sport. Iyi kipe ya Kiyovu ntabwo ari imvugwa rimwe, ni ikipe ihora isaba byinshi ku buntu yakwigiraho. Kiyovu Sport ni ikipe yari ikomeye cyane mu gihe cyashize, ariko Biden ubu ngubu ikintu ubura, ifite umutoza mwiza, ifite n'abayobozi, ariko abayobozi bayo ntago turabona mu muyobozi uyihagarariye, ntabwo aragaragara. Basi ngo anagire n'icyo avuga ngo twumve icyo adutangariza. Nk'uko mubibona iyi kipe ya Kiyovu, ukurikiye video yose ikarangira, ikipe ya Kiyovu irakomeye my friend, irakomeye mu myitozo, irakomeye. Ni ya kipe tubona baramutse bayemereye ba bantu batabashije kuba baboneka, iramutse ibemeye, then baramutse babemereye ko baza bagakina, nta kipe yaza ngo ipfe kuyikuraho amanota 3. Reka tubwizanye ukuri rero, tera agatebuze wicare maze tuganire ku ikipe ya Kiyovu Sport, dore ko indari no muri shampiyona, kandi imikino yose ko ari 2 yarayinganyije, ndetse harimo n'uwo yatsinzwe, aho yatsinzwe ibitego 2-0 then kuri kimwe nacyo bakigomboye kuri nyuma. Ariho umutoza wayo yaje atangaza avuga ati Kiyovu nibatareba nabi, Kiyovu tuzayisanga ku mwanya wa mbere. Ya kipe twafatiragaho urugero nk'ikipe imaze igihe kinini, yagoraga APR, ikagora Rayon Sport, ikagora ndetse na Polisi, ariko ubu ngubu tuyiteze amaso. Muza twicare tuganire, tunarebe ino video, kuko ino video hariho ibintu byinshi warebera kuri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ni ikipe ikomeye mu myitozo, ariko ntabwo igaragara mu mukino. Ndagushimiye wowe ukomeza gukurikira Joshua TV. Rero ahangaha ni ahantu haca ibintu byinshi, filime zigisha, ibiganiro byigisha, ndetse tutibagiwe ko haca n'imikino muri rusange. Reka nkubwire ngo wakoze ko wowe ungurikira, ndetse nawe twari turi hamwe kuri live hano kuri Joshua TV. Reka ngomeze ngubwire ngo Imana iguhe umugisha, kandi niba nawe ubabaye, ni ukuri Yesu arakugirira neza, kandi nawe wishimye ushaka gufata n'umuntu n'umwe mwishimane, ariko muri babandi bababaye
nubwo utamenya aho buri wese ari ubabaye, reka nkubwire ngo fata mugenzi wawe umubwire ngo ya wasa n'Imana. Ni Joshua TV muri aya masaha rero. Reka ngure ko ukomeza ukurikire ino video unareba match nziza y'imyitozo ya Kiyovu Sport hano kuri KPS cyangwa Kigali Pele Stadium. Yayo.
Go, 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 go!